Reka nkomeze kubifuriza kugira ibihe byiza cyane mwebwe mutukurikira ku Mucyo TV turabakunda cyane muri inshuti nziza rero nimba ari butse gukora subscribe ni byiza cyane nimba utarayikora nawe wayikora kugira ngo tuzatwumva tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro. Amakuru nkuza nayo ni amakuru ababaje, ni inkuru ibabaje cyane iteye agahinda, aho ni mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Cyumba. Aho nyine habaye ibyago bikomeye cyane, aho umuryango w'abana batatu baburiye ubuzima icyarimwe. Ese ni iki cyaba cyabiteye? Ese byaba byagenze gute? Reka rero nze tubive imuzi n'imuzingo. Amakuru yaturuka aho ngaho mu murenge wa Cyumba aravuga yuko nyine hari abana batatu ubwo bajyaga gushaka inkwi mu ishyamba. Aho umubyeyi wabo yarabohereje gushaka inkwi mu ishyamba, rero bagezeyo bakigera mu ishyamba, mu gihe bari gusenya nyine ubwo baba babonye igisasu cyangwa gerenade ikaba yabaturikanye, bose bakahita ko basiga ubuzima. Ni abana rero bari mu kigero, umwe ari mu kigero cy'imyaka 16, undi akaba ari mu kigero cy'imyaka 14, n'undi w'imyaka uri mu kigero cy'imyaka 5. Uwo rero mu kigero cy'imyaka 5 bamusanze rero we asa nk'ugihumeka, ariko bamujyana ku kigo nderabuzima kiri mu murenge wa Rubaya, ariko yahageze nyine nawe imbaraga zashize. Urumva ko mu gihe bari bagiye kumujyana ku bitaro bikuru bya Byumba, umwana ahita ashiramo umwuka. Ni amakuru rero aturukayo avugwa n'abaturage baho nk'uko bagiye babidutangariza mu masaha yagiye atambuka. Byabaye rero ku isaha hagati ya saa 2 na saa 1 niho iryo sanganya ryabaye. Urumva ko ni ibintu biba bibabaje, ni ibintu biteye agahinda kuba nyine umuryango umwe wabura abana bagera muri batatu, bose bakahita ko bitaba Imana bazize icyo gisasu cyari mu ishyamba. Mu kiganiro kuri telefone rero twageranye na bamwe mu baturage bagiye babitubwira, ariko twaje gushaka n'umuyobozi w'umurenge wa Cyumba, nawe yemeza iby'aya makuru. Atubwira ku murongo wa telefoni rero, atubwira ko abana bageze aho ngaho mu ishyamba babona icyuma gisa nk'igishaje batangira gukina nacyo, ariko ubwo bari barimo banashaka n'inkwi. Umuyobozi w'umurenge yagomeje atubwira ati rwose abo bana byahise ko birangira, bahise ko bitaba Imana. Urumva ko ni ibintu bibabaje, ni ibintu biba biteye agahinda. Umuyobozi w'umurenge nyine avuga ko bagomeje kuba hafi y'uwo muryango wabuze abo bana, ndetse anatubwira yuko n'akarere kabegereye, akarere ka Gicumbi, ubwo inzego zigiye zitandukanye bagiye aho ngaho. Tumubaza byinshi rero, tumubaza nimba igihe cyo kubashyingura yaba akizi. Atubwira ko rwose kitaramenyekana, ariko anavuga ko ntago bashobora gutinda kuko icyo gisasu cyabakomerekeje cyane bikabije. Urumva ko nyine ni ibintu biba biteye agahinda, ni ibintu bibaje ku muryango nyarwanda. Twakomeza kwihanganisha nyine uwo mubyeyi nyine wabuze abana batatu, bose baburira icyarimwe baturikanywe n'icyo gisasu. Aho rero ni mu murenge wa Cyumba, aho mu karere ka Gicumbi, nk'uko byakomeje byemezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyumba. Reka twumve nawe ibyo yadutanga. Ni abana batatu bavukana, bene Nsabimana Jean Marie Vianney na Musanabera Anma, batuye mu murenge wa Cyumba mu kagari ka Nyakabungo mu mudugudu wa Gashisha. Bagiye gutashya inkwi mu ishyamba, ubwo baza kubona igisasu gishaje cyane. Icyo kirisha bose ko ari batatu bitabye Imana. Bose ko ari batatu bitabye Imana. None se iryo shyamba batashyagamo bisanzwe mwari muzi ko bisanzwe bibamo ibyo bisasu? Oya, tuza kumenya ko bibamo, twazimesheje inzego zibishinzwe zikabitegura, ntabyo twari tuzi. Urumva na nyiraryo ntabyo yari azi.
none mukaba se mwaba mwabajyanye kwa muganga cyangwa? nibyo tukirimo. Byabereye ahantu turacyari mu gikorwa cyo gutunganya imibiri no kuyizamura dufatanyije n'abaganga n'inzego dukorana. tuyizamura tuyivana aho ngaho kugira ngo baze gufatwa icyemezo cya nyuma uko biri bugende. Noneho umurambo umwe w'umwana muto w'abantu bageze hatarashyiramo umwuka bahita bamujyana kuri centre de santé ya Rubaya, hegereye mu murenge wa Rubaya, niho umubiri wari ukiri. yawe yaje kwitaba Imana, so bari bajyanye ku bitaro? nawe yitabye Imana, yari amaze kumushyira muri ambulance kugira ngo ajyanwe ku bitaro bya Byumba, bakimushyiramo yitaba Imana. Gitifu mugoze kwihangana. None se aba bana baba bavukana bose cyangwa n'ab'imiryango itandukanye? N'ab'umuryango umwe, baravukana bose ku mugabo umwe n'umugore umwe. Nsabimana Jean Marie Vianney Anabera Anumara batuye mu mudugudu n'akagari nakubwiye mbere. Nabyumvise. None se umuryango ari icyo muteganya kuza kuwufasha? Yego, umuryango n'ubundi turi kumwe, turi hafi nawo, twawihanganishije, ariko ubuyobozi bw'akarere birumvikana ku bufatanye n'umurenge turaza kubafasha gushakisha ibikoresho byangombwa kugira ngo iyo mibiri ishyingurwe mu cyubahiro. Iteganyijwe ko bashyingura none uyu munsi se? turafata icyemezo turaza gufata icyemezo imibiri yose tumaze kuyigeza hamwe. ariko urebye niho bigana kuko imibiri yangiritse cyane. yangijwe cyane. Ubwo ni abana batatu b'umuryango umwe bahise ko bitaba Imana. None se Gitifu, n'ubwo bwose habaye ibyo byago by'ibibazo, ni nk'ubwo butumwa mwagenera abantu bashaka inkwi mu mashyamba nk'ayo ngayo? Icya mbere ni uko twakanguriye ababyeyi kutohereza abana gutashya, abana bato batazi n'ibyuma bakajya babyikorera bonyine. Icya kabiri ni uko turakangurira ababyeyi n'abana muri rusange n'urubyiruko kwirinda gukubaganira ibyuma bishaje ndetse n'ibyo batazi, kuko bishobora kubaviramo urupfu. Bishobora gufata iyo grenade cyangwa igisasu kikaba cyatwara ubuzima bwabo. Iki ari cyo cy'ingenzi gikomeye. Ikindi cya gatatu ni uko twabakangurira ko aho bazajya babona igisasu cyangwa icyuma batazi cyangwa ikindi gisa nacyo, bagomba kujya bamenyesha ubuyobozi bw'inzego z'ibanze n'inzego z'umutekano kugira ngo bihutire kuza kureba niba ari igisasu koko, kugira ngo inzego zibishinzwe zicyangize. Icya nyuma ni ukwihanganisha umuryango wabuze abana n'abaturage batuye umurenge muri rusange ku byago bagize, no gukomera kandi bakihangana. Gitifu, dusubira inyuma gatoya twababaza akantu gatoya. Abo bana baba bari mu myaka banganaga gute? Umukuru ari mu kigero cy'imyaka 16, uwa kabiri ari mu kigero cy'imyaka 13, niyo bafite ubundi. Umuto afite 5. Murakoze cyane munyamabanga w'umurenge wa Cyumba. Murakoze nawe.